Hello dear friend, ndabizi ko hari abaje kuri channel yanjye bakagenda badakoze subscribe. Ndabizi ko wakunze ibiganiro nkora ariko ukaba utarabashije gukora subscribe. Iki nicyo gihe ni nawe mwanya wo kugira ngo urebe aho hasi ukande subscribe, ukande like, unarebe n'amavideo twagiye dukora hasi aho ngaho. Ndabizi ko ari support ikomeye urabumpaye, kandi ndabizi ko ari inkunga ikomeye. Ndabizi ko urabunyeretse umutima wa kimuntu. Baho nk'umunyarwanda, kurikira ibiganiro nshyira kuri channel ko bifite inyigisho nyinshi cyane. Harimo uburyo wakorera amafaranga, harimo uburyo ibintu byinshi. Ibiganiro nshyira kuri channel is very important. Niba uri umuntu ukunda kwiga, kuri umuntu ukunda gusobanukirwa, ndacyari muto. Amazina yanjye nitwa Jonas. Iyi channel yanjye banyita Teacher Jonas. Niba ushaka kwifatanya nanjye no gufollowinga nje, kanda subscribe. Ndabizi ko nawe ufite inyota yo gukora amafaranga online, kandi ndabizi ko ushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Ndabizi ko hari byinshi ushaka kumenya, uburyo wacuruza online cyangwa se uburyo wakora online, uburyo wafungura business online cyangwa se uburyo wakorera online ukabona inyungu, uburyo wakoresha telefone yawe ikakugira akamaro ukareka gusikorolinga gusa. Niba ushaka kumenya byinshi uhereye ubu ngubu, kanda subscribe now none ahangaha. Reba, kanda like kuri iyi video, wandike igitekerezo cyawe niyo cyaba ari kibi, kandi ujye kureba ama videos twagiye dukora hano hasi. Kandi ndagushishikariza kujya utumira inshuti zawe zikaza tukaba umuryango hano. Mfite byinshi byo kubaha ariko mbona mudakanda subscribe. Niba uri umukunzi wanjye kandi ukaba unkurikirana, uyu munsi ngiye kureba ese abakunzi banjye ni bande, inshuti zanjye ni zande. Niba ushaka ubumenyi nkurikira hano, followinga.